iyo iwacu tuzimuka tujya iwacu mu ijuru ise turimo none si iwacu n'umwami mw'abantu iwacu mu ijuru abantu barapfa hagasigara ibintazi bamwe bakubwiraga gutyo byatumye wifuza no gupfa nkavuga yabaga navaga no mu mubiri we warwaraga ibyo bintu za karande sinzi iyo biba bimbaho ariko Uwiteka ni undinze Uwiteka azabigukize mu izina ryawe Blood of Jesus yabonetse gute iyo korasi ukuntu yanjemo burya kumenya ubwenge ntabwo ari ukuvuga ngo urabwegera muri aya mashuri asanzwe urakoze ibihe byiza kuri mwe mwese mwakoze subscribe ku Cyambo TV ibihe byiza kuri mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi abari mu ntara y'amajyepfo abari mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba mwese mbabwire ngo mbahaye ikaze ku Cyambo TV. Uyu munsi ni umunsi navuga ngo ni umunsi nje kuri kamera aya masaha kubera ko hari inkuru idasanzwe yiriwe icicikana mu binyamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda ibikorera i Bugande n'ahandi henshi navuga ngo ni inkuru yamenyekanye mu masaha y'igitondo ivuga ku mukobwa muzi mumenyereye umaze igihe kinini kitari kinini cyane muri iyi industry witwa Gloriosa ariko wamenyekanye nka Gogo. Biravugwa ko yaguye mu gihugu cy'u Bugande ni amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye harimo za Burinshya ndetse n'ibindi binyamakuru byagiye bigaruka ku rupfu rwa Gloriosa. Navuga ngo uruhande rumwe umuntu ashobora guhita yibaza ngo ariko kubera iki abana b'abakobwa bari kugenda baba basitari mu gihe gitoya ujya ugasanga kumva umwe yapfuye undi byagenze gute ariko rimwe na rimwe ugasanga hagiye havugwa amagambo menshi atandukanye atari nayo. Navuga ngo birakwiye ko igihe inkuru yabaye ni ngombwa kubanza ugacukumbura ukamenya ngo ariko se mbere y'uko iyi nkuru yivuga mbere y'uko mvuga ngo umuntu yazize iki urabizi neza. Abantu rero babigenzwa no kuvuga rimwe na rimwe ukavuga n'ibintu utazi ntabwo biba ari sawa ngo ari sawa kujya kuvuga ngo umuntu yapfuye yazize iki nimba yapfuye ibyo birahagije ariko kujya gusobanura ngo hari umuntu bakoranaga wamwishe ntabwo biba ari byiza cyane. Kuba muri hafi twagerageje gushaka uburyo twavugana nabo ariko ntabwo biradukundira yenda mu kiganiro gitaha turaza kuba twanavuganye nabo kugira ngo baduhe amakuru arambuye ariko ku makuru dukesha mugenzi wacu ukora za Burinshya yatubwiye ko cyangwa se mu kiganiro yakoze yagaragaje ko uriya Gloriosa cyangwa se uzwi nka Gogo n'ubundi yaragiye afite uburwayi butandukanye arwaye umutima wamufataga bya hato na hato ndetse no mu kiganiro yigeze kugirana na Yago ari mu gihugu cy'i Bugande bibutse ko binavugwa ko ariho yaguye yagerageje gusobanura ko agenda agira uburwayi butandukanye rimwe na rimwe bujya bumubangamira akumva yanasezera kuri iyi si ariko benshi bagakomeza kugenda bamukomeza bamubwira ko mwisi ariko bigenda nyine habaho kubabara ariko igihe cye kazagera akaba yatabaruka ndetse mu kiganiro kandi aheruka kugirana na za Burinshya yagerageje kuvuga amagambo wumva akakaye wumva nyine arimo akandi kantu utakumva byoroshye ubona ko asa nk'uri kugaragaza urugendo rwe rwa hano ku isi amagambo ye yagiye akoresha haba no mu ndirimbo ze ubona ko yagendaga avuga ko dufashe igihe mu ntambara turi hano ku isi ariko igihe kizagera twigendere amagambo navuga ngo akarishye kandi akomeye ndetse no mu bundi burwayi bivugwa ko Gogo yari afite muzi uburwayi rimwe na rimwe bwo kwitura hasi abantu benshi bakunze kwita ngo ni igicuri navuga ngo ubwo burwayi
ntabwo biragaragaza neza, abaganga ntabwo baragaragaza icyo yazize nyacyo, n'ibyo dushingiraho ku byo yari asanzwe afite cyangwa se bimugaragaraho. Reka mbabwire rero ngo muri iki kiganiro tugitangire ndetse tuze kuza no kugisoza, turagenda twumva bimwe mu biganiro yagiye akora ndetse n'icyo aheruka gukora bwa nyuma agaragaza ku rugendo rwe rw'umuziki hano mu Rwanda. N'abatinde rero muraza kunyemerera kugira ngo twumve byinshi kuri Bobo ndetse n'amateka ye yamuranze mu biganiro bigiye bitandukanye yagiye akora, ariko nihanganisha umuryango wa Bobo, nihanganisha inshuti ze, bavandimwe n'itsinda rigari ndetse bari banari kumwe mu gihugu cy'i Bugande. Mu masaha araza kuza ndakeka ko turaza kumenya amakuru arambuye yisumbuye kuyo tubahaye, ariko mbabwira ngo aka kanya ibivugwa kandi byamaze kwemezwa n'abari hafi ya Bobo nuko yamaze kuva muri uyu mubiri. Reka mbabwire ngo Imana imwakire mu bayo. Reka dukurikirane byinshi kuri Bobo. Si y'amagambo, si yo iwacu tuzimuka tujya iwacu mu ijuru. Si y'agahinda, si yo iwacu tuzimuka tujya iwacu mu ijuru. Twateguriwe n'umwami